Hello friend, turabasuhuje wowe ukurikiye Menya Byose TV Pole. Nkaba ngiye kukugezaho amategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo. Ndagusaba kugira ngo tugendane. Ubundi urabona hano muri screen yawe urahabona icyapa kimeze gutya. Ni kenshi cyane ujya utambuka ukabona icyapa kimeze gutya. Ndagusaba kugira ngo tugendane, tugendane step by step kugira ngo mbashe kugusobanurira. Uyu ni wa mwanya ngugezaho ibibazo bitanu n'ibisubizo byabyo kuri ino app yacu, kuri ino channel yacu ya Menya Byose TV Pole. Nkusaba wowe utungukiye kuri ino channel yacu ukaba ukiri mushyashya kugira ngo ubashe kubona amamenyesha neza, ubashe kugendana natwe. Ushaka wowe gukorera provisoire yawe mu gihe gitoya, wakanda subscribe, ugakora share, ugakora no kunzogera. Mbere ya byose kaduhere kuri kino kibazo cya 279. Kirabaza bati mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Ahangaha bari baduhaye ati mbere ya buri kona, muri buri kona, nyuma ya buri kona. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha nk'uko ubizi, feri ikoreshwa ahangaha mbere ya buri kona. Ugomba gufata kuri feri yacu ariyo feri y'urugendo. Tudatinze kadukomeze n'iki kibazo cya 280. Ni ikihe cyapa muri ibi kinegeka gutanga inzira? Baguhaye ibyapa hano, ndabona ari bitatu. Ni ikihe cyapa urageraho kigutegeka gutanga inzira ku bindi binyabiziga byawe ngo bitambuka? A ni iki gifite 19, B ni iki gifite 5, B ni iki gifite 6. Urahitamo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri wahitamo cya nyacyo cy'ukuri ni iki ngiki ahangaha bari baduhaye A icyapa cya 19, B icyapa cya B5, C icyapa cya B6. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha ni ukuri, igisubizo cy'ukuri ni iki ngiki, icyapa cya B5. Urakibonamo hano hejuru. Ni iki cyapa kirimo umwo hagati. Mu gihe uzabona iki cyapa kimeze gutya kiri mu kazeru, kandi twizeye yuko icyapa kiri mu kazeru kiba ari icyapa gitegeka. Ahangaha kiraba kiri gutegeka gutanga inzira. Reka dukomeze n'iki cyapa. Iki cyapa cya 281. Iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa ni henshi cyane ujye ukibona. Batubwiye ati utubuye dutaragurika mu muhanda. B umuhanda urimo amazi, umuhanda unyerera. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Koko se urabona ko ari ibisubizo by'ukuri? Ahangaha igisubizo ni A. Mu gihe ubonye icyapa kimeze gutya, kiba gishaka kutubwira ati utubuye dutaragurika mu muhanda. Iki ngiki kadukomeze tudatinze. Nkusaba wowe tugeranye ahangaha, wakanda subscribe, ugakora like, ugakora na share ku bandi bantu bashaka kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe cya vuba. Reka dukomeze n'iki kibazo cyacu. Iki kibazo cya 282. Uri umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe, agasaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi
muhanda ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabugenewe ufite wamutwara. Ahangaha bari kukubaza ufite velomoteri yawe ariko nta ngofero y'urugendo ufite, uhuye n'inshuti yawe wayitwara? Barimo bakubaza. Ahangaha igisubizo bari batubwiye ati igisubizo ni yego. B baratubwira ngo yego usibye urugendo rurerure. C yego usibye urugendo rugufi. D oya. Igisubizo cy'ukuri ahangaha ni D oya, ntabwo uba wemerewe kumutwara mu gihe udafite udafite ingofero y'urugendo. Dukomeze n'iki kibazo cyacu cya 183. Ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Ni ikihe cyapa mw'ibi ngibi kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Ahangaha bari baduhaye icyapa cya B3, icyapa cya A22, icyapa cya A20. Ibisubizo byose ni ukuri. Mu by'ukuri aha hantu icyapa kinyemerera gutambuka mu masangano ni iki cyapa cy'umuhondo, aricyo turi kubona ari icyapa cya B3. Nicyo cyapa tuzahita duhitamo. Dukomeze tudatinze. Ahangaha bari batubwiye 284. Mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Bari bakubajije. Ahangaha baratubwira ati yego buri gihe. B yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. C baratubwira ati yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga byinshi by'imitende ibiri. D baratubwira ati oya, nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri. Ahangaha mu by'ukuri igisubizo cy'ukuri ni A yego buri gihe mba ngomba gucana ikirango cyerekezo mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Iki cyari cyo kibazo cyacu cya nyuma. Ubutaha tuzasubukura dukomeze. Ushaka gukorera porovizwari ukamenya amategeko y'umuhanda vuba, nta handi wabisanga ni kuri Menya Byose TV Pole. Wibuka gukora subscribe ugakora no kunzogera kugira ati utazacikwa n'ayandi mategeko y'umuhanda tugiye kujya tubanamo muri ino channel yacu. Nkusaba wowe uturebanye ino video ukaba ugeze kuri uno munota, ikangutere yambu urakoze. Wakora subscribe ugakora kunzogera ugakora ahantu haba handitse all kugira ngo ujye ubona notification mu ba mbere, cyangwa icyo bita amamenyesha, ukajya ubona amamenyesha igihe dushyizeho video nshya kugira ngo ubashe kuyikurikirana. Ndabakunda. Ciao turi kumwe naho ubutaha.